reka tubasuhuze ndetse tubifuriza ibihe byiza mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV. Ushobora kuba udukurikirana ari mu gitondo cyangwa se ari nimugoroba, ushobora kuba ari bwo ugikanguka. Reka tukwifurize ibihe byiza, ndetse nawe ushobora kuba ufunguye iyi video ari bwo ugiye kuryama. Natwe reka tukwifurize ibihe byiza. Nitwa Niyongi David, nanjye ni Freddy. Freddy, umeze neza? Meze neza. Nuvuga ngo rero tuje mu kiganiro byifashe bite, aho tugaruka ku nkuru ziba ziriho aka kanya nyine, kugira ngo tumenye tuti byifashe bite, dufasha n'abantu kumenya uko byifashe. Cyane ko n'ubundi inshingano zacu ari kubaha updates cyangwa kubagezaho uko biba bimeze ako kanya buri nyuma y'igihe runaka. Ni inshingano zacu nk'uko twabyiyemeje nka Bwiza TV na bwiza.com. Yanga nguko tuje mu kiganiro byifashe bite. Ishyamba rya Nyungwe ngo ryagurumanye ririmo gushya, mu gihe mu makuru turubuze kugarukaho umutwe wa FDLR naho turubuze kugarukaho ngo nyuma yo gusubizwa inyuma na M23 FDLR na Nyatura bigabije ingo z'abasivili. Ibyo nabyo turubuze kubirebera hamwe muri aya makuru. Ikindi hanyuma n'ubundi turakomeza muri Kongo nk'uko bisanzwe, ko yitabiriye cyangwa se Kongo mu nama y'ibihugu by'ibihangange. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho turebera hamwe ukuntu RDC yitabiriye ibihugu by'ibihangange bihuriye mu muryango wa BRICS ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Ikindi tukiri ku nkuru irebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Tanzania yatangaje ko amafaranga ko nta mafaranga igifite yo kwita ku mpunzi z'abanyekongo. Niko leta kuvuga ngo yarashiriwe. Byose nibyo turibuze kuvuga. Twongere noneho tugaruke hano iwacu mu Rwanda, tuze kurebera hamwe y'ukuntu umunyamabanga wa Ferwasi afunzwe, hanyuma Murenzi Abudara wayiyoboraga akaba nawe arimo kugira gute gukurikiranwa. Reka duhere n'ubundi kuri iyo nkuru. Wenda sinzi niba wavuga kuri makeya ku byabereye muri Nyungwe, kugira ngo ishyamba muri Nyungwe wenda ntago turi bubitindeho. Muri iki gihe n'ubundi twugarijwe, navuga ko twugarijwe n'amapfa cyangwa igihe cy'izuba ryinshi cyane, ku buryo ngira ngo ntekereza tugeze nko kuri dogere 30. Harashyushye cyane bidasanzwe. Cyagiye mu kanya wari kuvuga ngo ikiganiro bikunze ushobora kugikora. Ariko se ubundi abakunzi bacu babereka tugakora ikiganiro. Anyways, kugikora nk'abahungu. Kugikora ari umuhungu bita Kasuku, niwe nyambona ukunda kubigaruka. Kikuramo agashati akikuramo agashati. Hanyuma n'ubundi muri Nyungwe haravugwa yuko kuva ku cyumweru ishyamba ryari ririmo rishya, rigashya biturutse ku mpamvu n'ubu itaramenyekana, aho inzego zibishinzwe cyangwa se kufatanya n'abaturage bagiye kuzimya ishyamba, ariko bakimara kurizimya bageze mu ngo zabo bazi ko barizimije burundu, bagiye kubona ryongeye ryagurumanye. Muri uko kugurumana rero byatewe ngo n'igiti cyari gihagaze cyari kirimo gushya gihagaze, ariko bamaze kugera mu ngo zabo kiraba kiraguye gihita gikongeza n'ahandi hari hasigaye. Ubwo rero bisobanuye ko no kugeza n'ubu ngubu baracyarimo barazimya, ariko hari icyizere cy'uko rishobora guhita ku bufatanye n'inzego n'abaturage rishobora kugira gute kuzima burundu. Hanyuma nubwo icyateye uko gushya kitamenyekanye, hari umuturage ngo watanze amakuru avuga ko hari uwo yabonye ava muri icyo gice, akaba bikeka ko ariwe waba yagize gute warakoze iryo bara. So ubwo rero urumva ku bushyuhe bugenda butwugariza abantu mu gihe bashobora kuba barangaye, kwa kundi umuntu ashobora no kunywa n'itabi agahita ajugunya nk'umuyonga cyangwa se igisigarizwa hariya, kiba kiri tayari kuba cyahita gikongeza n'ubundi n'ahandi hasigaye, kubera ko harashyushye cyane. Harashyushye, ibyatsi byinshi byamaze kuma. Hanyuma wenda tutarava aho ngaho, urumva ni mu gihe ariko meteo ejo bundi barabigarutse bivuga yuko
muri uku kwa cyenda hagomba kwitegurwa imvura iremereye. Imvura iremerewe cyane, ahubwo ni mu mpera za Kanama, ahubwo ni muri kuno kwezi turi mu mpera. Baravugaga ngo ahubwo kwanarangiye turi ku itariki 22, kuko meteo yavugaga ngo mu minsi 10 iyo ihera ukwezi kwa Kanama hazagwa imvura izagwa mu minsi 10, none hasigaye iminsi 8 ngo ukwezi kurangire. Ubwo tubabajije bahita batubwira ko iteganyagihe kari uguteganya. Ubwo dushobora no kwitega yuko n'imbura wenda batubwira yo mu kwa cyenda itazagwa. Ngo niba hari niyo bateganya kutubwira mu kwa cyenda bitewe n'uko iyo muri Kanama itigeze iboneka, ntabwo tuzemera yuko nayo izagwa. Ni ukuvuga ngo ni 50-50. Ni 50-50. Ariko iyo ubonye biri kwanga rano uhita umanuka ukajya kuri 20%. Kubera ko urumva muri none hitaguye ntigwe ba baturage nyine bagomba kwimurwa hatabayeho ubukangurambaga cyangwa no kubibabwira yuko ari iteganyagihe ngo babibumvishe neza babyumve. Kuko urumva ni nabyo bari no gukangura n'abaturage bababwira bati bantu muri mu manegeka muri ahantu hashobora kuba gushyira ubuzima bwanyu mu kaga, mugire uko mukora, mugire uko mwakimuka ahantu. Ni mugiye n'abandi nubwo gahunda imeze ityo nyine yo kwimura abantu bari mu manegeka, babwira bati mujye ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwanyu mu kaga. Ni mugiye none hari abandi bantu nabo bari kuvuga bati nta bushobozi, nabyo bavuga bati se baratubwira ngo tuve mu manegeka ko nta bushobozi dufite turi buze kwerekeza he. Ugasanga nta gikurikirana. Noneho hari ejo sinzi niba ari sinzi igitangazamakuru nabibonyeho bavuga yuko abimuwe bari mu gihirahiro. Bari mu gihirahiro nyine. Urumva niba bavuze ngo inzu yawe bashyizeho towa mu gitondo umujyi wa Kigali kuvuga bati nta muntu n'umwe imvura izasanga muri iriya nzu ifite towa. Bivuze ngo wa muntu udafite ubushobozi aribaza aho afite abana ari buze kuberekeza, uretse nawe n'abana n'umuryango n'iki. Ibyo byose ni ibibazo bakomeje kwibaza ibyaho bari buze kwerekeza kubera icyo kibazo nyine. Reka noneho tujye kuri no nkuru yo muri Ferwasi. Muri Ferwasi rero ngo umugabo agize ati aravuga ati umugore wanjye ntabwo ntazari mva ku buyobozi utarajya kwitembera nawe muri koze umbe icyanga cyo avuga ati rangiye kanze ngushakira agatike k'indege ujye kwitembera banze ujye kurgisisha. Ahangara mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare Munyankindi Benoit mu gihe runakurikiranye n'umuyobozi w'ishyirahamwe Murenzi Abdullah ku byaha bishingiye ku gutonesha. Gutonesha andi uvuga ati umuntu mwene wacu cyangwa se n'inshuti yanjye yagura agacupa avuga ati ndaza kukuza nyamuneka reka tugutekenikire cyangwa se tugushake. Uzi ko hari igihe institution runaka iba idafiteho wenda posti runaka ishakaho umukozi, ariko ikavuga iti ndakreya iyo position cyangwa se iyo posti ku buryo ndawushaka ku buryo umuntu wanjye wa hafi ndi bugire gutya nkamubwira nti umwanya urahari ngwino, bitewe wa mugani n'iryo wenda ubwo no gushaka kugira ngo amubi ruhande amutoneshe. Akabaho n'ibyo ngibyo wenda turimo kuvuga by'uyu yakurikiranyweho, avuga ati ndagutonesha kubera ko wenda uri madamu cyangwa uri murumuna wanjye cyangwa se uri inshuti yanjye, inshuti uri wenda ufitanye isano n'umushuti wanjye, ugasanga bigize gute bise bihindura isura. Ahanga RIB ivuga ko Munyankindi yafunzwe ku itariki 21 Kanama, ubwo ni ku munsi w'ejo n'ubundi, ahakurikiranyweho icyaha cyo gufata icyemezo gishingiye kwitonesha ubucuti, ikimenyane cyangwa icyene wabo. Ati yagize iti Murenzi Abdullah usanzwe ari perezida wa Ferwasi nawe akurikiranywe adafunze ku cyaha cyo kuba icyitso kuri ibyo byaha byakozwe na Munyankindi akabihishira. Ahanga umuvugizi wa RIB Muranyiratsiyeri abajijwe uburyo ibyo byaha byakozwe yagize ati imikorere y'icyaha biracyari mu iperereza, ubu dosiye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yavuze ko icyo cyaha gihanwa n'itegeko ryo kurwanya ruswa, ndetse ko uwo gihamye ashobora gufunga imyaka 5 ariko itarenze 7 n'ihazabu imwe y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2. Munyankindi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Ifungwa rya Munyankindi
rishobora kuba rifitanye isano no kuba mu minsi ishize yarasabiye umugore we viza yo kujya muri Ecosse akamushyira kuri lisiti y'abagomba guherekeza ikipe y'igihugu yari igiye gusiganwa mu gihe nta nshingano yari afite muri iyo delegasiyo. avuga ati ariko mada ubundi wowe uzarya isi bigenze gute? Njye nzajya nkora n'igisi wenda ntabwo icyaha kiramuhama, ntabwo kiramuhama, ariko se niba bigaragara yuko yasinyiye delegasiyo yagomba kujya muri Ecosse, yagombaga kuba irimo abantu bakora muri Ferwafa, none hashyizemo umugore udafite aho ahuriye nabyo. arangije ariko se ariko nawe tujye dushyira mu gaciro, yumvaga ko bitazamenyekana. Oya, kandi ari we boss, niba ari we muyobozi niko Frey, ari wowe ugomba gukora liste y'abagenda, hari uzakubaza ngo kanaka. Ubu mu bantu bajyanye habura n'umwe ugira ngo utanga ayo makuru, cyangwa no kuri liste y'umugenzuzi. Ushobora gusanga ahubwo ngibi kugira ngo bimenyekane hari umuntu wo muri Ferwafa wagombaga kuba yagenda nawe ubwo kuri liste, hanyuma bakamusimbuza, hagahita avuga ati noneho nanjye mugenge. Byose birashoboka, ariko rero nanone ibi ntago rwose ntago ari afazari nturebaho kugira ngo ushyiremo umuntu udafite aho ahuriye ni delegation cyangwa ni federation. At least washaka na wa wundi w'umuplanto urimo urumva, cyangwa se ariko nanone ukora muri icyo kigo. Ibyo byose nibura byaruta. Ariko saho kugira ngo madamu rero ngwino twigendere mwereke rwose ko ibintu bihagaze, nawe ugende wirira isi, urumva kameme ntabwo bisobanutse. Hanyuma ibi byamenyekanye mu ntangiriro z'uku kwezi, ubwo nyine ni muri uku kwezi kwa Kanama. Icyo gihe abakinnyi bari munsi y'imyaka 19 b'ikipe y'igihugu y'umukino wo gusiganwa ku magare bagiye Glasgow muri Ecosse, bitabiriye shampiyona y'isi bahurira n'ibibazo mu nzira ku buryo byageze aho batabarizwa ari bonyine mu Bwongereza babuze ibyo kurya ngaho. Kandi amafaranga yari kujyana uwo mugore niyo ari gukoreshwa bashaka n'amafunguro bahereza cyangwa se n'ibyo kurya bagaburira aba bantu. Ahangaha rero urumva ko bitoroshye cyane kuri ba bayobozi nyine bakoresha icyene wabo cyangwa se kuvuga ngo uyu no umuntu wanjye reka mushyira aha hantu. Ni uyu munsi hano usanga ari nabyo bibazo biri hanze ahangaha muri societe nyarwanda, kuba umuntu uyu munsi adashobora guhabwa akazi kuko agakwiriwe, ahubwo akagahabwa kuko nziranye na Fred ari buze kugura akantu nk'uko bajya muri za mvugo bakoresha, cyangwa se ari umuturanyi wanjye. Ibyo byose bikaba bishobora gutuma hari bamwe badahabwa amahirwe. Reka tujye ku yindi nkuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahavugwa yuko iki gihugu ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika byitabiriye inama y'ibihugu bya BRICS, cyangwa se inama y'ibihugu bihambaye cyangwa se by'ibihangange ku isi izwi nka BRICS. Wahitubwiraho mbere yuko tujya muri Tanzania. Hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabiriye inama y'ibihugu by'ibihangange bihuriye mu muryango wa BRICS ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Hanyuma iyi nama irabera muri Afurika y'Epfo guhera tariki 22 ubwo n'uyu munsi Kanama 2023, yitabirwe n'abakuru b'ibihugu bagize BRICS keretse gusa Vladimir Putin w'Uburusiya wahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ariwe bita Sergei Lavrov. Hanyuma ibiro bya perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko biteganyijwe ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma 40 bitabira inama. Byumvikana ko ibihugu 35 biritabira nk'ibyatumiwe, kandi bimwe muri byo byifuza kwinjira muri uyu muryango. Hanyuma mu bihugu byatumiwe harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Mike Sam Lukonde yamaze kugera muri Afurika y'Epfo, aho yahagarariye Perezida Felix Tshisekedi muri iyi nama idasanzwe muri Afurika. Hanyuma Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabanjirije iyi nama yasobanuye ko hari ibihugu byinshi byifuza kwiyunga kuri BRICS, yagaragaza ko abishyigikiye. Urumva
Kongo nicyo bavuga nuko yamaze kugera nyine muri ibyo bihugu by'ibihangange. Nicyo gihugu ku mugabane wa Afurika nyine nacyo kiri mu bihugu byitabiriye iyo nama y'ibihugu by'ibihangange ku isi, nyuma y'uko uyu munsi wa none Kongo ifite ibibazo aho ihanganye n'umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo byose ni ibibazo ifite. Ni ukuvuga ngo ikigaragara nuko byaje kurangira n'ubundi Vladimir Putin atitabirira nama nyuma y'uko yari yashyiriweho inyandiko n'umucamanza mu rukiko rwa ICC ryo kumuta muri yombi kubera ibyaha akurikiranyweho byo kuba afite ingabo zahara muri Ukraine nyine z'Uburusiya. Ibyaha mbese tubihurije hamwe n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Urumva ko we witabiriye ni Sergei Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'undi w'igihugu cy'Uburusiya. Hanyuma tubihuze n'iyo nkuru n'ubundi wari ukomeje kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone nyuma yo gusubizwa inyuma na M23 FDLR na Nyatura bigabije ingo z'abasivili. Ngo mu gitero cyagabwe ku nyeshyamba za M23 kigabwe na FDLR ifatanyije na Nyatura bikaza kurangira gisubijwe inyuma. Abari muri icyo gitero bahise bigabiza ingo z'abaturage barazisahura ndetse hatwikwa n'amazu agera kuri 5. Ni igitero kiyobowe na FDLR nk'uko yabisabwe na FARDC ko yajya iyobora ibitero byose bigabwe n'izo nyashyamba ku mutwe wa M23. Ni igitero kitakomerekeyemo umuntu umwe cyangwa ngo hagire uhasiga ubuzima. Iki gitero cyahindukiriye mu ngo z'abaturage mu gace ka Kirorirwe, aho bifuzaga kwihimura kuri aba baturage bavuga ko abamaze kubirukana ari abana babo na bene wabo ngo bazababwire isomo babasigiye. Si ubwa mbere izi nyeshyamba zigabiza ingo z'abaturage ngo zibasahure ibyabo, kuko byakunze kuvugwa ko inka z'abo baturage akenshi ziribwa n'inyeshyamba ziba zishyigikiwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibi byose byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 21, ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo byose byabaye. Akaba muri gahunda yo gukomeza ubushotoranyi ku nyeshyamba za M23. Nakwanga ikiri uyu munsi wa none nuko FARDC ntabwo igihaguruka ivuga iti twebwe tugiye kugaba igitero karundura ku mutwe wa M23. Byose bikorwa n'izi nyeshyamba za FDLR n'iyi mitwe ya za Nyatura bifatanyije za Wazalendo. Rega ntuzibagire na rwa rubyiruko rwihurije muri ratsinda rya Wazalendo uyu munsi none nibo wavuga yuko M23 ihanganye nabo. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo nabifata nkaho ari ikintu kidasanzwe kuba FDLR cyangwa se za Nyatura zakwigabiza ingo z'abasivili. Ni ibisanzwe kuko byagiye binagaragara aho bagendaga babaca amafaranga, abandi bakabaka amatungo yabo, hanyuma bafite inka cyangwa se amatungo ugasanga bayigabije bayatwaye andi bayatemye. Ibyo rero byagiye bigaragara nyine bigaragaza yuko abaturage bamwe bo muri Kongo cyane cyane ni ukuvuga ngo abatutsi bo muri Kongo baba batamerewe neza, baba basumbirijwe cyangwa se ubuzima bwabo buri mu kaga kubera ino mitwe ya FDLR na Nyatura n'aba bamayimayi, ariko cyane cyane bose wazo cyangwa se w'iyi mitwe akaba ari FDLR. Nganguko nibivugwa muri Kongo. Mu gihe muri Tanzania ikiri kuvuga uko leta y'iki gihugu ivuga ko itagifite amafaranga yo kwita ku mpunzi z'abanyekongo. Igihugu cya Tanzania rero cyavuze ko ubwiyongere bw'impunzi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo EDC bumaze kurenga ubushobozi mu mafaranga yo kuzitaho, gisaba abafatanyabikorwa kubatera inkunga. Hano ubuyobozi bwo muri Tanzania nyine bwatangaje ko bukeneye inkunga yo gukomeza kwita kuri izo mpunzi nyuma y'itangazo ryatanzwe n'umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi rivuga ko ibiribwa byageneraga iki gihugu cyo kwita ku mpunzi bizagabanuka kubera ibibazo by'ubukungu. Ariko ahangaha birumvikana niba nta yindi nkunga Tanzania irimo kubona, urumva, kandi ikaba ifite aba bantu izi mpunzi zingana gutya, kuba yavuga yuko rero bigoye ntago wahitera ibuye. Biragoye mu gihe leta ya Kongo uyu munsi wa none nta kintu irimo gukora ngo
ikibazo cy'ubuhunzi gicike, icure impunzi zayo, urumva, hanyuma ireke no kubura n'umutwaro iba yarashyize mu bindi bihugu. Kubera ko ntabwo ishobora kwita ku baturage bayo, urumva. Ibyo rero ugasanga ni ikibazo ahubwo irimo gutuma ibihugu bimwe na bimwe bigira gute bibura ubushobozi bwo kwita kuri abo baturage. Urumva icya mbere ni kimwe, Kongo yananiwe kubitaho bakiri mu gihugu cyabo, urumva. Hanyuma aho bageze n'ubundi ntabwo ishobora gukemura cyangwa se kugira ngo icyabiteye igikurweho bongere bagaruke amahoro. Ugasanga ahubwo iririrwa ijya hirya no hino ivuga ibiki n'ibiki, ugasanga abaturage nibo barimo kugenda babihomberamo cyangwa se babitesteramo, utibagiwe nyine zino mpunzi nazo. Ahangaha rero ikiri kuvugwa nuko umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi z'impunzi muri Minisiteri ishinzwe gahunda z'imbere mu gihugu, Sudi Mwakibasi, yavuze ko iki gihugu gikeneye inkunga yihutirwa. Impunzi zaje mu nkambi za Nyarugusu iherereye mu gace ka Kigoma, aho ngaho nyine no hano hakenewe ubufasha cyane. Mwakibasi yatangaje ko muri uyu mwaka Tanzania yakiriye impunzi zibarirwa mu bihumbi 11 zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nta nkunga yatanzwe n'abafatanyabikorwa mu kuzitaho. Uyu muyobozi yongeyeho kandi ko kubura ubushobozi bw'amafaranga byakomye mu nkokora itahuka ry'impunzi ku bushake, harimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi zari zisanzwe zihabwa ubushobozi bwo gusubira mu bihugu byazo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR rivuga ko rikeneye nibura miliyoni 700 z'amadolari nk'ingengo y'imari kugira ngo ribashe gushyigikira gahunda zaryo muri Tanzania. Abayobozi ba leta ya Tanzania bavuga ko impunzi z'abanyekongo zibarirwa mu magana batangiye kwinjira muri Tanzania gushaka ubuhungiro zinyuze mu gace ka Kigoma no mu kiyaga cya Tanganyika, zigakoresha ubwato buto hagati ya Nzeri mwaka 2022 na Mutarama 2023. Izi mpunzi zahungaga intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'imitwe yitwaje intwaro na leta. Abenshi muri bo bacumbikiye mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu hafi y'umupaka wa Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ngo n'ubundi kuri cya gice cyo mu majyepfo hafi n'u Burundi. Ahangaha rero ikinyamakuru The East African cyanditse ko ukwiyongera kw'impunzi ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibaye mu gihe ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zimaze igihe mu butumwa bwo kugarura amahoro muri icyo gihugu, byemejwe ko zigiye kuhava bishobora guteza umutekano muke kurushaho. Ibi ngibi bumvishe ko hari bamwe mu baturage nyine n'ubundi bafite ubwoba bwo kuba basubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ngo nta mutekano n'ubundi bateze kuba babonera muri biriya bice. Ahangaha Tanzania ni kimwe mu bihugu byo mu karere bikunze kwakira impunzi nyinshi z'ibihugu bituranye zihunga ibibazo by'umutekano muke, ahanini bishingiye ku mitwe yitwaje intwaro. Ahangaha witufata urugero nko ku gihugu cy'u Burundi, kuko uzasanga muri Tanzania hari impunzi nyinshi cyane z'abarundi ziri muri kino gihugu. Ngayo nguko ubwo no kureba niba ya miliyoni 700 z'amadolari HCR cyangwa se iyo organisation iri shami rya Loni rizayabona kugira ngo ryite kuri zino mpunzi ziba zaragize gute, ziba zaravuye muri Kongo zihunze umutekano muke. Ibi byose ni ingaruka z'umutekano muke, David. Ingaruka z'umutekano muke buriya iyo usa ngo guverinoma ya Kongo irimo irabafata nk'abaturage bayo cyangwa se umutekano uruzuye, ntabwo ibi byose biba bigira gute, ntabwo niba Tanzania yakabaye itakamba cyangwa se n'uyu muryango n'iri shami ryakabaye ritakamba. Twashimira abadukurikiye numva nta nkuru tutavuzeho. Reka dushimira abantu bari badukurikiye kuri iyi saha, bakomeze kugira ibihe byiza ndetse bibuka gukora share, like, comment ku nkuru n'ibiganiro byose bitambuka ahangaha kugira ngo tujye tubana ni abagaciro cyane. Nitwa David Niyobongiro, nanjye ni Fred. Mugire ibihe byiza. Bye.